yewe Rayon Sport iraca agasuzuguro iravuga ati mwabana mwe mubanze mujye kwiga umupira. Yemeje hano no kipe ya Bugesera FC yemeje bya danje. Ibintu bibaye irabo. Muraho neza mwese bakunze umupira w'amaguru. Uyu munsi turaganira ku mukino wahuje Rayon Sport na Bugesera FC. Ubu no mukino wari wasubitswe tariki 17 Gicurasi, none wongeye gusubukurwa no munsi tariki 21 2025 Gicurasi nanone. Ariko uyu mukino ujya gusubikwa ubundi ikipe ya Bugesera FC yari yateye igitego kimwe Rayon Sport. Reka rero nkwibutse gukanda subscribe na like ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose by'ubwenge tuzadukora ujye ubibona. Kanda like na subscribe ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose byiza nk'ibi by'ubwenge tuzadukora ujye ubibona mu ba mbere. Nawe wayikanze ndagushimiye, uri umuntu w'umugabo cyane. Dore ngibi rero ibyaranze umukino. Rayon Sport yakinye neza uyu mukino, yigaragaza nk'ikipe ishaka guhatanira igikombe cya shampiyona. Haba mu macenga yacenze neza, urabona ko nyine bari kubaka ikintu bita pass, none bafite defense hariya nta muntu wageragayo. Nanone ku ruhande rwa Bugesera FC nubwo yari yaratangiye neza mbere y'uko no mukino usubikwa, yari yaratangiye neza ariko ntabwo yakomereje kuri uwo murongo, yahinduye undi murongo, sinzi ukuntu byagenze ariko nyine ntabwo yakinye neza nk'uko yakinye ubushize. Match yaje kurangira Rayon Sport itsinze Bugesera FC ibitego 2-0. Rayon Sport yatsinze Bugesera ibitego 2-0. Iyi ntsinzi ya Rayon Sport ni ingenzi mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Nje ndabizeza ko ndakomeza gukurikirana uko ino shampiyona iragenda, amakuru nkayabagezaho akiri mashyashya. Kanda subscribe ufungura inzogera, nicyo kintu nagusabye maze tujye tubana. Igihe twabanaga banyita Promesse, niyo nagize kuri ino channel Messe Empire. Duhure mu kiganiro cy'ubutaha, ndabakunda cyane.